bafite nyashi ndarahiye uwo ntavuze yirirwa yanitse abaho kwibarabara wabandi bana bafite nyashi ndarahiye nawe uwo navuze yirirwa yanitse akabaho kwibarabara ibaza umukobwa udafite n'ikibuno ufite akabaho ufite umuguru busobanye ufite ububoko wagira n'ubwakiri wanzenze wagira n'ubwasha umureta yazisongoye wagira ngo agiye gukuramo umuntu ijisho akifata kumva afite akanyabugore ufite umuhungu wa gatanazi ngo ndiki ngo ndigweja ngabahungu bose mu Rwanda ngo turamagweja akanyanga mu mutaranda kuroga mbanze nsoma ijambo hano ritoya hanyuma uricuza impamvu watutse umuhungu wa gatanazi twagiye mu byahishuwe byeretswe ingegera ku murongo wa mbere kugeza ku tarasi rya gatatu baravuga ngo nuko umukobwa aritumbagiza arishungaraza yishira imbere ashirinda imbere usibye ko nta n'ikibuno agira ntacyo ari gushira imbere kuko ntacyo afite wagira ngo yicariye gome ushuri hari akantu bitaga gome wicaragaho nako ntabwo bagicaragaho wagakoreshaga uri gusiba ibintu wanditse rero uyu mukobwa wagira ngo yarakicariye agatafari ke karaguruka aba aritumbagaje ashirinda imbere nako sindana umudigi nuko umukobwa aritumbagiza ajya mu itangazamakuru nta kindi cyari kimujyanye usibye gutuka abantu no kubandagaza aba aritumbagije aravuga ngo ngabahungu bose b'abanyarwanda ngo turamagweja yegera yongera akandi kantu tujunguruje kakaduha banyama ngo nge sinshaka umuhungu w'umunyarwanda n'umwe kuko namagweja bose ngo nshaka umuhungu wa perezida mukulahe wa mukulahe yagera niko iyo wifata ukumva ibineza neza byakuzuye byo gutukana ukavuga ati umuhungu wa gatanazi kamuhe nyina ngo ni igweja nsa n'igweja ndeba neza basi uvuga ngo agakende basi abantu mutazi amagweja ni ubusimba bunini indodo ni ubusimba bunini iki indodo God have mercy upon us. Kandi yaba yambaye ubukanzu bw'indodo ngo bayambaye mabyiki amagweja ariko mana shitani nayizaterera mwababyeyi mwe dufatanyije kurera aba bana mbona tuzabashobora aho umwana yifata agatuka abagabo abagogo abana abakecuru abasaza ngo turamagweja ariko mana insishano twagushije nasigaye yifata aba bana tuzabashobora koko usibye gufata umubanda ukazajya ubaha ba nyina urayambaye kure yamuka mbaye kure banaragukubise isupana ako gatafari utagira nako kagasubirayo nuko kagera mureba amaguru ni ibishari utuboko ntatwo yigirira agatuka abanyarwanda n'umuhungu wa gatanazi wibereye mu mahanga iyo ngo turingegera ngo turi amagweja amagweja ni wowe amagweja ni bene wanyu amagweja ni ababuturutseho imbiri wenda nakwiyamye ntuzongere no kunuka narakurebye narabirebye n'icecekere ndavuga ni nyamara ashobora kuba ataratutse umuhungu wa gatanazi ngiye kumva neza numva ngo ni abahungu bose baturutse mu Rwanda harimo ngo n'umuhungu wa gatanazi muhereye imbere hare nta kindi nagufasha kugusengera Imana ikaguha umugisha mwese mufunga amaguru tumusengere funga ibyo byisho byawe soba muhire imbere Mana y'isi n'ijuru Mana ya Aburahamu nayangegera yawe ngo ni Simoni urutwe rw'urupongosho hano nkuzaniye ikirego abandi batashobora ikirego cyananiye
abandi bose bo kwisuretse wowe wagishobora cy'umukobwa wigize ingegera akadutuka twese nawe urimo gukura umuhungu mana arifata aradutuka ngo turamagweja yazi ni bwa busimba bunye indodo mwana mama adutuka ubusimba bunye indodo ngo twese turi indodo ngabo kwisi bose ngo babahungu ngo turamagweja arifata mana bijyana mutangaza makuru ya cyakigabo cy'igitangaza makuru nacyo gifite uruparango rwa Simoni tamukweretse umusangi umurebe uriya mukobwa wigize ingegera agatuka abanyarwanda bose umweneho ya mavuta yawe yayanda ashishimura ibyaha n'ubugegera uyamusukeho ubuhirimbiri bwose bumurimo umuveho nicyo tugusaba tunasabira uriya muhirimbiri ngo niyisha yerekwe kiriya cyaha kivemo cyo gutukana mana nubwo kijya nukana ariko ujya urabizi sinjye nukana ngo ndengere ngo mvuga amagweja ariko irangegera mwigweja umuntu wifata agatuka abanyarwanda bose ngo ni amagweja we niki irembere mana haleluya ngo abandi bana bafite nyashi ndarahiye aho navuze yirirwa yanitse akabaho kwibarabara ngo turamagweja na ajyana aso wabivuze we nabanza yire akabuno ntako uboko nuduhirimbiri ubuguru nububaho ayiga data ase mama wadututse nguhereye nzambareka nanjye nubundi ntago njya nivanga mu bintu ari kingegera yagejeje gutuka umungu agatanazi ngo nigweja aho kagwa mu nduba we umusaya mu byatsi we bite birimo injejeje wangegera we uratwita amagweja uratubyaye washaka ngo umuhungu ngo wa perezida wamukulahe wangegera we ayiga data ase abantu barifuza n'imbwebwe zikifuza mama n'umuhungu w'umukarani ukaba uzamubona muhirimbi ututse abantu uragira bweshe ngo abasore bose bo mu Rwanda bose n'umuhungu wagatanazi ngo turamagweshe ajuke muri Nyabarongo muhirimbi nazanye isupa n'ubundi nuko mbaye kure bangukubise isupa nako gatafari kawe katariho kagasubirayo Inu byaraza kandi ndaga bashishye bigo uko mubizi ndacyari mushashya muri Amerika turacyari uwa gatatu ndi muri Amerika reba maze igatata we mbeje soko igira muri Edeni kandi Edeni yaravumwe bo memuretse manze mamamaze metse manze namamaze ushaka kugura umupira wa kakajwi urafungura TikTok yawe dore hanyuma hari hasi murabona link ngiyo hasi uhakande hanyuma numara kuhakanda ukanda hano kuri open urikumva ngegerawe dore ngiyi imipira dore na pochette dore n'undi mupira dore nguyu ushaka kugura uyu mupira dore uraza ukawukandaho gutya uri muri Amerika hanyuma ukareba imbere dore n'inyuma ukuntu hameze ngiyi imipira dore ukuntu uzaba umeze nuko uzaba umeze murebe neza hanyuma ugahitamo size yawe hano hasi niba wambara hagati ugakanda ndetse ngo kuri add to cart wamara kwakanda ugakanda hano kuri go to check out abantu muri Amerika murabizi urashiramo amazina yawe na nimero zawe na adresse ni iminsi ne gusa umupira ukaba ugeze gute urahageze no kuri Instagram nuko uzajya bigenza muri hangana ndi kwihuta hano dore kuri Instagram no hari link urakanda ngiyo link yanditse ngo kanda hano ugura umupira saba rero mujye kuyigura ukuntu izagiza akambibereka ukuntu umupira uzajya umeze ya mipira nuko izagiza umupira kakajwe nuko izagiza dore zayizifunitse mu kantu ariko nuko izagiza imeze uzajya hanyuma dore nguyu umupira mwabonye nguyu umupira nguyu dore n'inyuma ukuntu hameze mwabonye dore mwabonye ngaho reba hasi muri comment urabonamo link uyikandeho uguru wawe mu Rwanda tuzabizana ejo bundi muri Amerika uri hose ibintu byo gutukana ubwera n'abahungu bose ngo ubwesha n'abahungu bose ngo ubugegera muhirimbi wambaye kure nakabaye narateze imodoka cyangwa moto nkagusangaho mu Rwanda nkagushira kuri tudurwa nkakumanikisha amaguru kwituka bwajuru yajara maze bene ubukobwa babutuka abahungu niba usanga ari mugoroba bwise muhamagara ina ngarosheri nguraho ngumva